ni ukuri kw'Imana kandi ndabibona mu maso yawe kutishimye ariko humura nta kintu kimwe kibazo mfite urabona ngiye mbabaye ndabibona mu maso yawe nta kibazo mfite nese nduri inshuti yanjye kuba wamutera inda nyine nta kintu bimbwiye ntabwo nigeze mutera na Tracy ni ukuri kw'Imana niba mbeshye iki ngiki kijya ntabwo nigeze mutera nose nakubeshya urabizi uri inshuti yanjye kandi nta kintu kimwe njya nkwisha mu buzima urabizi urumva nagwisha ko nateye inda basi ngunangire n'inama umbye nuko nshobora kubikora urabona uriya mukobwa usa kurangiye navuga niki nawe Tracy nakubeshya Tracy please nta kintu kimwe nagwisha kandi urabizi sibyo Tracy ntabwo nakubeshya David rekura umukobwa vuba nta soni vite Tracy wigenda Tracy please Imana wagiye utanga amahoro mu buzima uturutse tuve hara mu nzu nakubwiye Tracy wari we ku buzima bwanyu none se uraza utera akavuye ndahobera umuntu wambwiye ko ari girlfriend wawe nanjye nakubwiye ko ndi umugore wawe ntabwo ibintu byumvikana wowe umugore wanjye iyo umuntu agusobanuriye ibyo byumva oya ndi mama wawe Emma numva nagusobanuriye bihagije umbabarire unyuve sinongere kuvuga n'amagambo menshi okay urifuza ni girlfriend wawe kandi ngutwitiye urifuza iki icyo nifuza nuko dukora umuryango ukarera umwana nkarira umwana wacu hari ikindi agoze wasubije amaso inyuma ugatekereza neza mu buzima njyewe nigeze mpura nawe ndumva ahubwo ninjye kubaza bityo none ndumva ari uri kubimbaza nakibazo ngasohoka sohoka cyane se kuki sohoka